Yes, reka mbasuhuze mbani kazo makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi ngendi NGD rumuri ni kuri garazi ya Afrika wahageze ntiwibeshye kandi tubagezaho amakuru abagiye atandukanye avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nizere ko tayari wamaze kuba wakora subscribe nana gushimira cyane mwe mudukurikira umunsi ku wundi, nabashimira byatari Imana igikomeza kubarinda kubafasha ibaye bya bindi byiza byose mwasengeye mu gaseke k'ibyiza Imana ifite igikomeza gukoramo ibahe bya bindi bizafasha kuzuza cyangwa se bigera ku nzozi zanyu nkuko mwagiye mubisetinga mu minsi yashize. Uvuga uti nzagera kuri iki ngiki, nzagura imodoka, nzagura igare, nzagura moto, nzagura inzu yanjye nanjye ndeke kuguma mu bukode. Ibyo ngibyo Imana igikomeza kwibanga mu izina rya Yesu Kristo cyangwa se rya Yesu Kristo, kandi namwe ariko mukomeza gukora cyane. Waba uri mu bihe bibi yawizera ko ejo ibintu bizamera neza. Tubagezaho rero amakuru habagiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino. Uyu munsi tukaba turaza kugaruka kuri The Ben uri mu bihe bitoroshye, aho yabuze umubyeyi kuwa gatanu tariki ya 18 Kanama 2023. Se wa The Ben yashinguye mu marira, abantu bari kurira kubwo kubura uyu mubyeyi ufite imyaka igera kuri 63. The Ben n'umuryango we bashinguye se Mbonimana John witabye Imana nkuko nagiye mbigarukaho mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 18 Kanama 2023. Umuhango wo gusezera Mbonimana John wapfuye hafite imyaka 33 wabereye i Rusororo, hari naho yashyinguwe, witabiriwe n'abana be barimo The Ben, mukuru we witwa Byiringiro Dani wigeze kuba umuhanzi ariko ntamenyekane cyane, n'undi murumuna we cyangwa se murumuna wabo na nyina ubabyara Esther Mbabazi. Mbabazi wabanye na Mbonimpa bakaza gutandukana. Mu ijambo rye yavuze ko yakuze yifuza kutazashaka ariko birangira Mbonimpa amubereye umugabo watumye abyara hakanuzukuruza. Ati uyu yatumye ngira abana n'abuzukuru, nari umukobwa wumvaga atazashaka uzakorera Yesu byonyine ariko Imana iza kubyemera ndashaka, mfite abana 6 n'abuzukuru 8. Ndashima uwambaye hafi kandi Imana igimuha umugisha. Mukuru wa The Ben Byiringiro Dani we avuze ko ntacyo satakoze ngo abana be babeho neza mu buryo yarashoboye bwose, akemeza ko babayeho nk'abana b'abaminisitiri. Ati nta kintu twigeze tubura mu muryango, twabayeho nk'abana b'abaminisitiri, abaturanyi bacu nibo babihamya, atari uko twari dufite byinshi ahubwo ari ukubera ko twari dufite ababyeyi. Ntabwo twigeze tubura amafaranga y'ishuri, ibyo kurya cyangwa se ibyo kwambara. Yongeye ati papa yagerageje uko ashoboye kose aturinda kwandagara, kandi ndashima Imana cyane yuko imugejeje kuri uyu munsi ashingurwa mu cyubahiro. Hari imiryango imeze gutya n'ubuntu bw'Imana. Yavuze ko hari imiryango itameze gutya kuko n'ubuntu bw'Imana, kuko n'abapfira ku gasozi baba ari abantu. The Ben yavuze ko ibintu byinshi abantu bakunze kumuvugaho nk'ingeso nziza byose abikomora kuri se umubyara. Ati umupapa wacu ugiye ibihe bye by'ubutwari ni ntagereranywa rwose, kuko imwe mu mico ngira abantu bambwira ko nayikuye kuri we. Gusabana, kwisanga, guca bugufi, ibyo nibyo mbwirwa ko ngira, kandi akenshi ntabwo umuntu yimenya, ariko iyo ubajije benshi bamuzi nawe bakubwira ko yabigiraga. Kimwe mu bindi yavuze, guhera ku mugoroba yatwigishije gukunda akazi kuko yarabigiraga, bisa nk'ibyadukurikiranye, bisa n'umugisha, kandi twamureberagaho kenshi cyane kuko nawe ari byo yadutozaga. Mu kiniga cyinshi n'amarira yakomeje avuga ko ari igihe cyageze se Satani hakamugerageza bigatuma hari ibintu bibakora, ariko akaba yizera ko byanga bikunze ari mu ijuru kuko yabonye umwanya wo kwihana. Ati mu bihe bye bya nyuma Satani yaramugerageje, yagize ibihe bikomeye, abura abavandimwe be n'ababyeyi be bose, agira agahinda gakabije bituma akora ibintu bitari byiza.
nziza gusa turamukunda kandi icyo nshimira Imana nta cyiza nko kuyimenya izera ko yagize amahirwe yo kwihana ubu ngubu akaba ari mu ijuru murumuna w'aba bombi we yavuze ko yagize umugisha wo kubana na se mu Rwanda akajya musura kenshi mu gihe The Ben na Byiringiro Dani babaga bari muri Amerika yavuze ko se yakundaga kumuririmbira indirimbo ya Nkuru Nziza François amubaza ngo ashimishwa n'iki ngo agihumeka kimuhe none ubakaba babajwe no kuba kuri iyi ncuro yavuye mu mwuka ati icyo namubwira nuko mu yavuze ko se yakundaga kumuririmbira indirimbo ya Nkuru Nziza François amubaza ngo ashimishwa n'iki ngo akimuhe kandi none ubu ngubu hakaba ababajwe nuko yavuye mu mwuka ati icyo namubwira nuko mukunda cyane kandi ikivi yasize nzacyusa uyu mubyeyi yishwe n'uburwayi bwamufashe mu cyumweru cyari cyabangirije icyashize ajyanwa kwa muganga ariko biza kurangira avuye mu mubiri uyu musaza yaratuye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali The Ben ari mu bana batandatu Mbonima John yabyaranye na Esther Mbabazi barimo abahungu bane ndetse n'abakobwa babiri Mbonima John yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 18 Kanama 2023 nkuko nagiye mbigarukaho abitabiriye uyu muhango ikiniga cyari cyose Alliah kuru numwe mu bari bagiye guherekeza umubyeyi wa The Ben Uwikeza Pamela uheruka kurushingana The Ben yamubaye hafi muri ibi bihe bikomeye arimo The Ben we wari wacize intege yishingikirije umugore we Pamela muri ibi bihe bikomeye abantu batandukanye bari bagiye gufata mu mugongo uyu muhanzi ukunzwe n'abantu batari bake bagiye batandukanye bakunda by'umwihariko indirimbo za R&B ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza n'amakuru narimba fitiye ndi NGD rumuri izere ko tayari mwamaze kuba mwakora subscribe kuri Garage Africa kandi Imana igikomeza kubana namwe ibarinde ibafashe muri byose bya bikorwa bya buri munsi kabisa Imana ijye bakuronka nibyo mbasabira muri rusange reka dukomeze kwinjoyinga kandi dukomeze gukora cyane ndabakunda cyane mukomeze kugira ibihe byiza